Iyi uri kugenda ubona ni imodoka yari itwaye abagenzi bari batashye ubukwe. Ni abantu 11 bakomerekeye mu mpanuka. Amakuru atugeraho kano kanya nuko imodoka itwara abagenzi bavaga mu karere ka Nyanza yerekeza i Rubavu itwaye abantu bari batashye ubukwe yakoze impanuka, hakomerekeramo abantu 11 barimo 3 bahise bajyanwa mu bitaro, mbega bakomeretse bikabije. Iyi modoka yakoze impanuka nyuma yo kurenga umuhanda ikagonga ipoto y'amashanyarazi ubwo yari igeze mu mujyi wa Muhanga mu kagari ka Gahogo, umurenge wa Nyamabuye, mu karere ka Muhanga. Nk'uko uri kugenda ubibona, urabona yuko igice cy'imbere cyagonze ipoto aho imodoka yari iri kugenda imanuka, hanyuma ita umuhanda. Bigaragara ko umushoferi asa nk'uwasinziriye cyangwa se akagira nk'uburangare, koko urebye uburyo ki yarenze umuhanda, nta zindi modoka byari byegeranye, ntiwavuga ngo yacitse feri. Mbega nyine urabona ko yagiye ni nko kurangara, ni nk'uburangare. Abari muri iyo modoka bavuga ko bishoboka ko umushoferi wari utwaye agatotsi kamwibye bikarangira ataye umuhanda akagonga ipoto y'amashanyarazi iteye ku nkengero z'umuhanda. Nk'uko uri kugenda ubibona ko igice cy'iburyo cy'imodoka cyangiritse bikomeye cyane, cyinjiye neza mu ipoto. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, CP Kayigi Emmanuel, yatangarije ibinyamakuru bigiye bitandukanye ko iyi modoka yakoze impanuka nyuma yo kurenga umuhanda ikagonga ipoto y'amashanyarazi yari ku ruhande rw'umuhanda irangirika, n'imodoka irangirika, hakomereka byoroheje abantu 3 bari bayirimo. Yagize ati abakomeretse bajyanywe ku bitaro bya Kabgayi, abandi 8 bagize udusebe duto no guhungabana, bakomeje urugendo kimwe n'abandi. CP Kayigi avuga ko iyi mpanuka yatewe n'uburangare ndetse n'imiyoborere mibi y'umushoferi bituma ata umuhanda. Muri uyu uko umwaka ushize undi ugataha, ugenda ubona impanuka zigiye zitandukanye. Mbere na mbere tubanze dushima Imana kuko yakinze ukuboko. Urumva bari bagiye mu bukwe, bari batashye ubukwe i Rubavu ariho bagiye, mbega nyine bagiye mu bihe by'umunezero n'ibyishimo. Murabizi iyo umwaka uri kugenda urangira, amakwe abagenda imiryango, abavandimwe bahura, mbega ari ibintu byiza. Ariko hakunze kugaragara impanuka zigiye zitandukanye. Ni ukwitwararika tugasoza uyu mwaka wa 2024 neza, kandi tugatangira 2025 neza, dore yuko abantu bamwe cyane cyane abashoferi usanga bananiwe, bari kugenda bakora cyane, bari gukora ingendo ndende. Mbega nyine ni ukwitwararika kandi tugasenga Imana igakomeza kuturinda rwose, ikaduha ubuzima, ikaduha ubugingo, ndetse igakomeza kubana natwe, kuko ntabwo uba uzi icyo urahurira nacyo mu nzira, ntabwo ubuzi ngo biragenda bite, ntabwo ubuzi ngo birava kuki. Mbega ngibyo nyine byose ni Imana ibigomba kuturinda, tuba tugomba kubishyira mu biganza byayo. Ngibyo rero ni impanuka rero yabaye i Muhanga. 3 nibo bakomeretse bajyanwa kwa muganga, abandi bakomeza urugendo kuko Imana yakinze ukuboko. Kora subscribe, ni Isano TV Show, tubagezaho amakuru abacaracara ku mbuga zigiye zitandukanye, kuri social media zigiye zitandukanye.